buriya nigiye kugutabara ndashaka kukubwira ngo uwarize menshi ahozwa menshi, utarambaye arambara, uwababaye arishima. Muri make Imana yije gusubiza iravunja igendeye kubyo yakubonyemo cyangwa se yakwitegerejemo. Nuko rero Imana ihita ihamagara. Nanjye ho nari ndimo ndakorera aho Nyabugogo muri gare, ngeze kuri Nyarushashi niho natangiye kuvuga ibyo nacuruzaga byose mu gikarito kinini cyane cyansumbaga, kirekire cyarimo ibintu bitandukanye. Niho natangiye siraje kurogate, papier, mushwari, bombo, biscuit, shikarete, protocol, pongo, rusoko, zutoroshi, miriwari n'intoya n'indugura. Umugabo w'umusaza arahindukira araza atega amatwi ansaba kubisubiramo. Ndangije mubwira nabi kuko ntabwo nari nkejejwe icyo gihe naranamututse. Nari umuntu umupagane nambaye amaherena ku matwi, mbese uko narindi aho ngaho muri gare abanzi baranzi benshi banyitaga rasta ariko nari umupagane. Nimva ngo nari umupagane gusa ikiza nuko Imana ireba nkuko itareba nkuko abantu bareba. Imana ishimwe cyane. None hari ku cyumweru biza kuba ngombwa yuko umwe ambwira ati waretse tukajya kwisengera. Nuko nyine nambara imyenda nari mfite, Big Star pantaro nizo zari zigezweho icyo gihe, n'inkweto ziriya z'amatimba zimeze ukuntu. Nuko ndambara n'imipira ibiri, uw'imbere w'umukara muremure ufite amaboko noneho n'ubundi uciye amaboko inyuma yawo. Nambara ingofero, rinete fime, ndangije na bandana na masheneti maremare cyane ya na marike ku maboko, ubundi na gaherena kamwe nari mfite ku gutwi kwa hano ibumoso. Ndangije rero ubwo ndagenda njya restoration. Nuko batangira kwigisha, barigisha, nza kugirwa umugisha. Ntabwo Masasu nari muzi, Apotre Masasu n'umubyeyi nkunda kandi nemera amavuta yiwe. Nukuri ahari niyubahwe, Uwiteka Imana mugirire neza. Aza kuza kwigisha, niwe wari wahaje rero arigisha atanga ubuhamya bw'abakaratika uburyo babaye muri Kongo n'ibindi. Ariko noneho aze gusoza hari ibyo ntitagaho, nge nkita ku mbyino babyinaga baririmba amakorari bahimbaza. Nabihaye umwanya cyane, ariko tugeze ku mwanya w'ijambo ry'Imana aho rwose ndanasohoka ndagenda. Hari imbere ya Kimisagara hepfo habaga hateretse ikarito ku muhanda, ndagenda ngura itabi rya SM. Noneho nsomaho, maze kurisoma ndongera ngaruka mu rusengero. Nicyo kintu nshimira Imana, ntabwo yatumye ntaha, ahubwo nahise ngaruka mu rusengero. Ngarutse mu rusengero nsanga rero ageze nyuma aho ashobora kuba yakwihanisha, ariko arimo aravuga ko Imana ikeneye abarokore b'abakaratika. Mbese ni nk'abanyamasengesho yavugaga bagomba guhangana n'abazimu, ariko avuze ku bigendanye n'abakaratika aho numva ninjye avuze. Mu bintu byose byavuzwe icyo cyankozeho mpita mpaguruka ndagenda nyeganyega neza. Abantu bakoma amashyi baravuga bati ye baba we, barishima. Noneho bishimiraga ko nkijijwe. Ngewe ngira ngo nukubera wenda nshobora kuba nabemeje bitewe n'imyambarire nari nambaye. Ndagomeza ndanyeganyega gake ndurira, ndagenda njya kuri podium. Yesu ashimwe. Bene data bakristo bakozi b'Imana muri ahantu mu gihe mutandukanye, bakunzi bakizabonwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsuhuza abari mu bihugu byo hanze, ba diaspora n'abandi batandukanye. Nsuhuza abari mu gihugu cyacu hano cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nkuko nari mbivuze. Ndabizi neza ko muri abakunzi ba Kizabonwa TV mugisha w'Imana wabaho ku bw'aka kanya. Rero nanjye nshimiye Imana ibanye nanjye imbashishije kugira ngo mbashe kuboneka, ntambutse kiri ku mutima wanjye, ntambutse ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Uwiteka Imana ashyirwe hejuru. Amazina yanjye nitwa Bishop Hangarurema Innocent. Ndi umugabo ndakijijwe. Uwiteka Imana ashyirwe hejuru. Reka rero dusenga Imana, dusengera uyu mwanya kugira ngo ukuboko kw'Imana kubane nanjye kandi namwe. Uwiteka Imana bagirire neza mugiye kumva ubu butumwa. Mana ifite imbaraga n'ubutware, Mana ya sogokuruza Abrahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, Imana yo kwizerwa, ndagushimiye mutabazi murengezi muzima. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye kubwo gukora kwawe, ngushimiye kubw'uburinzi
turagushimiye kubw'imbaraga zawe. Uyu mwanya turasenze, nyemerera data tugute ugaragaza imbaraga kubw'ijambo rigiye gutambutsa no kubw'ubuhamya, kugira ngo abenshi bazabwumva n'abazumva ijambo burimo mwami bazahinduke, bazakizwe, bazakomezwe nawe, kandi bazakira imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Ngaho ndakwinginze rero, reka gukora kuba kwawe mwami, ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bibaho n'izina rya Yesu, amen, amen. Rero nkuko nari maze kubivuga, ngiye kubaha ubuhamya, ariko mbere yo kubaha ubuhamya reka dusome ijambo ry'Imana riboneka hano Yobu. Ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya Yobu, ibice 23 n'umurongo wa 10. Yobu ibice 23 n'umurongo wa 10 haravuga ngo, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza, nzavamo meze nk'izahabu, Imana ishimwe cyane. Reka nongere nsome nsubiremo, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza, nzavamo meze nk'izahabu, Imana ishimwe. Reka tunasome hano muri Zaburi ibice 12 n'umurongo wa 6 haravuga ngo, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni, Imana ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana kubw'aka kanya, kubw'aya magambo data yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo nze kubanza kuyasoma kugira ngo mbone kwinjira mu buhamya nyirizina. Ijambo riri muri Yobu ritubwiye ngo, ariko izi nzira nyuramo nizimara kungerageza. Ndashaka kubwira abantu benshi batandukanye bari mu nzira zo kugeragezwa, bari mu nzira zo guhura n'intambara n'ingorane n'ibibazo, ubutayu ndetse n'ibibazo byo ku rwego rwo hejuru. Izo nzira murimo nizimara kubagerageza, muzazivamo mumeze nk'izahabu. Ntabwo nshobora gutanga ubuhamya ntaravuga kuri iri jambo, kuko nanjye ubu buhamya kugira ngo njye kububona ngira aho nshobora kubutambutsa, nuko nanyuze mu nzira zikomeye, nuko nanyuze mu nzira zihambaye, nuko nanyuze mu nzira zirangerageza. Ariko icyo nshimira Imana nuko iyo zamaze kukugerageza, iyo zamaze kukugerageza, zakugerageje, uhuramo n'ingorane, intambara, ubukene, inzara, kubwirirwa, kubura imyambaro, gutukwa, gutotezwa, kuburaho kuba, mbese hahandi ugera aho ushobora no kwibona urara mu gasozi, urara mu mashyamba. Yes, uri mu nzira zigomba kukugerageza, ariko icyo dushimira Imana ngo iyo zamaze kukugerageza, haleluya, iyo zamaze kukugerageza nta kindi gisigaye. Reka mbwire abarimo bageragezwa, mbabwire ngo ibigeragezo bindi byari bisigaye nabyo nibize vuba byifatanye n'ibyo wari urimo, cyangwa se byifatanye n'ibyatambutse. Uko bije ni nako bigenda, uko byihuta ni nako birangira. Umva nkubwire, n'ibyari bisigaye nibize bive mu nzira, nawe wicare wishime unezerwe, Imana ishimwe. Kuko iyo zamaze kukugerageza umera ubivamo umeze nk'izahabu, Imana ishimwe, ifite agaciro, Imana ishimwe. Hari ijambo twasomye ryatubwiye hano muri Zaburi 12:6 ngo, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, abo ni abantu baba bahangayitse, no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Umuntu ufite umubabaro, ushobora kunyumva ariko ufite umubabaro. Burya tugira imibabaro itandukanye. Hari umubabaro ureba ukavuga uti amadeni nzayishyura iki, hari umubabaro ureba ukavuga uti imyaka iransize, dore abandi barashatse, abandi barashyingiwe. Hari umubabaro uhura nawe uhorana ukavuga uti ibi ngibi nzabigenza gute, nzabyigobotora nte. Hari umubabaro ureba ukavuga uti amakereda amereye nabi, mfite ibibazo bikomeye, cyangwa se nabuze urubyaro, cyangwa byagenze gutya na gutya. Hari umubabaro ugira, umva nkubwire, kubwo kunyagwa k'umunyababaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ndashyira mu mahoro w'abantu bacurira ingoni. Ayo ni amagambo yanyubatse kandi yangiriye umumaro mu gihe cyangombwa, ndetse na n'ubu yakoresha ku buryo
anyibutsa ibintu byinshi bitandukanye mu nzira nanyuzemo. Rero reka mbaho ubuhamya bw'ukuntu nakijijwe cyangwa se mbere yo gukizwa uko narindi. Njyewe nakijijwe mvuye mu byaha, nicyo kintu nshimira Imana cyane, kandi nakijijwe narakoze ibyaha. Buriya akenshi iyo wabikoze ukabicamo burya nyuma bikuzanira ubuhamya. Ntabwo nifuriza abantu ngo nabo bagende babikore kugira ngo bazagire ubuhamya wenda nk'ubwanjye, ariko ndabizi neza ko ibyo umuntu yanyuzemo cyane akenshi na kenshi biherekezwa n'ibyiza Uwiteka Imana aba yaremye. Yandi umusore nabaye mu bintu bitandukanye, mu byaha byo kurwana, gutukana, ndetse ibyaha byose bibaho nabikozemo, nabibayemo, byose nabibayemo, ariko nshimira Imana ko yaje ikangirira neza. Yaho mvuka rero, mvukira mu muryango wakunze kuraguza, wakunze guterekera cyane cyane akenshi na kenshi, ariko ntabwo nzibagirwa igihe kimwe yandi umwana mu rugo bazanye umupfumu agafata ihene, imwe mu mahene twari dufite, noneho arangije arayibaga. Umunsi wa mbere mbona inyama zose arazijyanye, adusigiye utuntu dukeya cyane, inyama zose arazikorera ngo ni ihene yatanzwe. Noneho nkibaza nkavuga ese kuki iba yatanzwe arangiza akayijyana akajya kuyirya akayisangira n'abana biwe, twebwe tugasigarira aho ngaho. Kandi icyo gihe nari umwana, ninjye waziragiraga, ninjye waragiraga amatungo, nari mutoya niga, ariko nkaragira n'amatungo uko nabaga mvuye ku ishuri cyangwa se ku wa gatandatu cyangwa no ku cyumweru. Ibyo rero ndabibona, ndabyitegereza uwo mupfumu akoze icyo kintu, avuga ngo ni ukugira ngo hari ibintu bagombaga guterekera byo mu miryango, hari ibintu bagombaga gutangira ihene kugira ngo umuryango ubohoke, umuryango ugira amahoro. Noneho umunsi wa kabiri wundi nabwo aragaruka, arangije nabwo abikora kwa kundi, afatana none ya hene kwa kundi, arayibaga, arangije inyama nazo abikora nk'uko mbere yabikoze, ariko izo asigaranye arazifata azishyira ahantu ngo ni ngo ibyo arimo araterekera ngo nibyo biraza kuza kuzirya. Noneho nza kubacunga ndabitegereza cyane, kuko mu minsi yo kubaho kwanjye nkunda gutekereza ku kintu mbonye cyangwa nkakibazaho umwanya munini. Ninjoro ndabyuka ndagenda mfata za nyama, kuko zari zokeje aho yari yazishyize ahantu inyuma mu gikari mu kazu bari barubatse, ndazirya. Mu gitondo cya kare bazinduka baza kureba, baramubwira bati ntazo tureba, nuko arabyina yitera hejuru, akora n'ibindi bintu bitandukanye, ngo arishimye kuko ngo ibyo yaterekeye ngo byaziriye. Ariko iryo banga shyira ku mutima, niho naje kureba nditegereza, ndavuga nti uyu atuburira umuryango cyangwa se arimo kuza kutubeshya, ni imitwe, niko nabibonye. Aho rero naje kukura numva ngomba kuzakorera Imana, niko byambaga mu mutima, niko nabyifuzaga, niko nabitekerezaga. Ariko ntibyaza gukunda icyo gihe, kuko nahise ntangira ubucuruzi ndi mutoya. Natangiye ubucuruzi ndi muto, nize mu wa 4 primaire, mfite akabari, ndetse ngeraho niga mu wa 5, ndangiza uwa 6 mfite akabari. Hari mushiki wanjye cyangwa n'abakuru banjye bafatanyaga nanjye kugakoramo. Noneho ngewe nkajya kwiga, ariko mvuye kurangura inzoga ndetse n'ibindi byose bisabwa, noneho abandi bagasigara bakora bacuruza. Ubwo nimugoroba mvuye ku ishuri nabwo nkaza nkomerezaho. Ariko ikintu kijya kintangaza cyane nuko nubwo byayimeze gutyo, ntabwo nigeze ngira amanota mabi cyane. Nazaga ku mwanya wa 4 wa 8, aho gutyo wa 6 yakurinda nzamuka rwose, ntabwo nigeze ngira amanota mabi. Narangije rero uwa 6, urumva kurangiza uwa 6 ufite tubari tubiri, ufite akabari, ufite abantu banywa inzoga baza mwako kabari, uri muto uri umwana, ibyaha byose uba uyibonesha amaso, byinshi bikorwa byinshi bibaho uba uyibonesha amaso. Rero
ndashimira Imana cyane rero nyuma byaje kuba ngombwa yuko inza i Kigali. Ngeze i Kigali ndagomeza ndagerageza ndacuruza ndashakisha ubuzima ariko nabwo butajya kure y'ibyaha kuko naho narabikoze ibishoboka byose narabikoze ariko nshimira Imana ko yandinze ikabana nanjye. Aho rero naje kuba i Kigali, ndaza Kigali yose mubona bura niba kubwira mu bantu bazi umujyi wa Kigali bazi amakaritsiye bazi ahantu hose hatandukanye uko Kigali muyibona, ndabizi neza ko nanjye nza mu bantu ba mbere bazi mujyi wa Kigali kuko nakoze ibintu bitandukanye. Hariya za Sonatibe narahamagaraga ku matagisi, za Ziniya nahakoze ubukarane nkikorera ibikapu by'abantu nkikorera buri kimwe cyose, za Remera hariya za Kanombe, haza Nyabugogo, nakoze ibintu bitandukanye. Nyuma igihe kiza kugira nabyo nza kuza gukorera hano Nyabugogo, nza gucuruza ikarito, binaba ngombwa ko nanacuruza n'urumogi. Nimvuga ko narwo nararucuruje kandi burya iyo warucuruje uranarunywa byanga bikunda. Njya nibuka ikintu kimwe, ndabwira abantu benshi bashobora kunyumva babaswe n'ibiyobyabwenge. Burya nta cyiza cy'ibiyobyabwenge, biragukontrola bikagukoresha, nubwo akenshi uvuga uti ngewe mfite ubunararibonye mu kubikoresha cyangwa n'ibindi runaka, ariko birangiza cyane, birangiza ni bibi. Nibuka umunsi umwe maze kurunywa, yari hariya Nyabugogo hafi no kwa Mirimo, noneho nambukaho gatoya ndimo ndagana hariya ku Kimisagara aho twari dutuye aho twabaga. Noneho biza kuba ngombwa yuko ngera no mu rugo nabwo ndongera ndarufata nsomaho ndamanuka nerekeza hara kuri Electrogaze. Najyaga nkora sport akenshi na kenshi, noneho biza nza kwibuka ukuntu nigeze ndeba filime, kubarebye amafilime barayazi, filime ya Kabutura aho yarwanaga mu ishyamba akirukanka n'abasirikare akabaturuka inyuma akagenda abaniga. Biza kuba ngombwa yuko ngenda nanjye ngeze kuri Electrogaze, rwari rukindimo ndabizi, nza kwitegereza nkubitana na militare n'abasirikari bambara ingofero zitukura bagenda gake gake babitonzi, ubona kabisa ibyo bakora baba bizi neza. Noneho ako kanya nkibagera inyuma nza kwibuka bya bindi nabonye muri filime bya Kabutura aniga abasirikari. Biza kuba ngombwa yuko nanjye ntangira gake ya gukora nka bya bindi nabonye mu mafilime. Haburaho gatoya ngo mugereho kuinyuma ngenda nomboka nunama gake anza kugirirwa umugisha. Hari umusore umwe wari metre wanjye aza kumbona ari hakurya y'umuhanda, ahita avuga ati we Rasta ya, mpita nitaba ndahindukira ndamwitegereza. Ako kanya babasirikari bahita bakebuka icyarimwe kuko inyuma ndaga kumugeraho, we ahita abona ikibazo kindi uko kimeze kuko yari abizi ko narunywaga ndetse na bikoreshaga ibiyobyabwenge cyane. Icyo gihe nyine ntabwo nari nkijwe, nari umupagane. Aho rero yahise yambuka vuba vuko yari akampamagaye, araza mfata ukuboko. Amaze kumfata ukuboko tutangira kuganira, ambwira atese amakuru, turaburanye nyine, ariko babasirikari ntibamenya ariko barabikeka kuko bamaze akanya bahagaze batekereza. Amfata ukuboko rero turazengurukana ruguru kuri Electrogaze, tumanuka hitwa Nyagakoki tugaruka hano Nyabugogo. Abonye ko rumaze kunshiramo niho yanganije ampa ubuhamya, arambwira tumva wari gukubitwa cyangwa se bikagenda ukundi kuko nabibonaga nirwo rwari rugukontrola. Ibyo rero naje kuza kugirirwa amahirwe. Urumva ibyo nakoze byo ni byinshi cyane bitandukanye, nza guhindura ibyo nakoraga nongera gukora ibindi mo hariya Nyabugogo, rwondeka kongera kurucuruza ndeka no kongera kurukoresha. Ariko icyo nibuka nuko njya kureka kurukoresha umunsi umwe nibwo nari maze kurunywa nanone. Ngiye kubona mbona umuriro urimo uraka uturuka za mu Kigali na za Jari, mbona ari nge uza usatiriye nkajya mpina amaguru, uraza neza unsatira. Niho nagize ubwoba cyane. Nyuma nza kuvuga ngo Imana imfashije nkakizwa naba ngeze umugisha ukomeye. Aho rero naje kugenda njya muri gare nkuko nakoraga, nacuruzaga igiconco hariya muri gare n'amakarito n'ikarito irimo ibintu bigiye bitandukanye. Nari nzi kuvuga ibintu byose nacuruzaga ku buryo n'uwo ari wese yaguraga atarafite gahunda yo kugura. Aho niho nakiriye umugabo umwe w'umusaza w'umuhanuzi
nabonaga ameze nk'umukongomani ariko avuga ikinyarwanda. Ansanga kuri linya ya Rushashi ndimo ndavuga ibyo nacuruzaga, ndatangira mbivuga mu mazina. Ntekereza ko kubivuga nta kibazo kirimo, kuko turabizi ko Imana yatuvanye kure, kandi ntabwo Imana ishobora kugukoresha ibintu bihambaye cyangwa se byo ku rwego rwo hejuru utaranyuze mu bindi bintu bitandukanye. Buriya iyo wanyuze mu bikomeye Imana igukoresha ibikomeye, iyo waciye mu bintu bihambaye Imana igukoresha ibintu bihambaye. Imana ishimwe. Buriya nigiye kugutabara, ndashaka kukubwira ngo uwarize menshi ahozwa menshi, utarambaye arambara, uwababaye arishima. Muri make Imana yije gusubiza iravunja igendeye ku byo yakubonyemo cyangwa se yakwitegerejemo. Nibuka Imana ihura na Abrahamu uko ateranga agiye gucuruza ibigirwamana, yaramubwiye iti umva wowe ava muri Uriya Bakarudaya ugenda aho nzakwereka nzaguhindura umugisha. Yari musanze mu byaha arimo aracuruza ngo ibyo bita ibigirwamana. Nuko rero Imana ihita ihamagara, nanjye ho nari ndimo ndakorera aho Nyabugogo muri gare, ngeze kuri Nyarushashi niho natangiye kuvuga ibyo nacuruzaga byose mu gikarito kinini cyane cyansumbaga, kirekire cyarimo ibintu bitandukanye. Niho natangiye siraje kurogate papier mushwari bombo biscuit shikarete protocol pongoro soko zutoroshi miriwari nini ntoya n'indugura. Umugabo w'umusaza arahindukira araza atega amatwi ansaba kubisubiramo. Ndangije mubwira nabi kuko ntabwo nari nkejejwe icyo gihe naranamututse. Ndahindukira ndagenda nigira kuri linya yabase, nabwo arongera arankurikira ariko sinamenya ko yankurikiye. Igihe nabwo nari ngeze kuri linya yabase, nabwo mpagarara kuri tagisi ndatangira siraje kurugate papier mushwari bombo biscuit shikarete protocol kupongoro soko zutoroshi miriwari nini ntoya n'indugura. Ako kanya ahita hindukira mfata ukuboko arambwira ngo mbonye ugiye gukizwa. Ndahindukira mubwira nabi, ndamubwira wagisaza uranshaka hiki. Nari umuntu umupagane nambaye amaherena ku matwi, mbese uko narindi aho ngaho muri gare abanzi baranzi benshi banyitaga Rasta ariko nari umupagane. Nimva ngo nari umupagane gusa icyiza nuko Imana ireba nkuko itareba nkuko abantu bareba. Imana ishimwe cyane. Arambwira ngo ugiye gukizwa mbonye, ariko niko yatangiye kumpanurira. Arambwira ngo mbonye ukorera Imana mu buryo budasanzwe. Ndamwitegereza ndamubwira ntari kuwa musaza uranshaka hiki, ndakizwa iki, hari ibyaho nsanzemo, hari ibyo mfatiyemo. Arambwira ngo ayo magambo urimo urakoresha uvuga ibyo bintu ucuruza nako ugiye kujya uvugira Imana, kandi mbonye Imana ishyira amagambo mu kanwa kawe yo kuyivugira ndetse no kuyikorera. Ndamwitegereza cyane ndamusunika kuko nari mfite imbaraga cyane ko mu bupagane bw'ibyo nagiye mbamo no kwiga kurwana byose nta na kimwe ntize, nta na kimwe ntabayemo, nta na kimwe ntakoze. Ndamusunika asa nkaho abandagara hagana hirya, ariko arongera areguka aravuga ngo ntabwo ari wowe ubikoze, nta nubwo ari wowe urimo urabikora, ahubwo ni kidashaka kikurimo, kidashaka ko ushobora kuba wakizwa ukazaba umuntu muzima. Atari kukuntu Imana imbwiye, irambwiye ngo uzakizwa ukorera Imana mu buryo budasanzwe. Ambwira ijambo rikomeye ntari nsobanukiwe. Arambwira ngo mbonye uba umushumba uragira intama. Nari ntarasobanukirwa intama, nari ntarasobanukirwa no kumushumba. Mpita mvuga intubwo nizazindi kera najyaga ndagira, najyaga mbona mu rugo bazaga abapfumu bakaza bakihereza amahene n'ibiki byose. Noneho bitewe n'uburakari ndamubwira nti wowe ushize mu gaciro uwundi wa cyangwa se ibyo nabibayemo, urabona nkeneye kongera kuba umushumba wo kuragira intama. Araseka arambwira ati icyo nzi nuko uzaragira intama niko Imana imbwiye. Ndamwitegereza cyane ndamusunika nanone ubugira kabiri, mpita mpinduka manuka hagana hepfo ho gatoya, ndimo njya kuri linye yo mu Mutara. Noneho nabwo arongera arankurikira arambwira ati ikimenyetso Imana impaye cyuko uzakorera Imana nuko mu muryango wanyu aho uvuka niwe uzakora ubukwe kabisa ukabimburira abandi bose. Ntabwo mvuka mu muryango nanone ukennye cyane, ariko abakuru banjye ndabafite, hari na abo twavaga indimwe, abo ariko barubakaga amazu igihe cyo kurongora barabiteguye barabipanze. Mu gitondo cya kare twamanuka tugiyeyo twari batoya ndabyibuka, tugasanga umwoco uracumba, tukibaza ese runaka kataraye mu rugo byagenze gute. Twakingura tugasanga uwo yishingiye, biba ku musore wa mbere, biba ku wa kabiri. None nibuka ko ari na mushiki wanjye nanone wari ufite ubukwe igihe cyo kugira ngo azakora ubukwe, ibintu byose twaraguze ibishingiranwa n'ibiki
n'iki byose turamutegereza, bigeze nimugoroba turamubura, kumbi yari yagiye yisangira uwo mugabo baribanira. Ibyo rero tubibamo, ariko akubisa agatima aravuga ati dore iwanyu hari karande zituma mudakora ubukwe, ariko uzababimburira. Mpita nkubita agatima, nemera ntemeye kugira ngo abo twari kumwe twakuranaga hariya bataza kuvuga bati ibi nibi, ariko ngenda musatire nti nubwo uri murabeshya, ariko rero hari ikintu uvuze cyo ndacyumva. Nanone tugira abantu benshi bemera batemera, ariko ayubusa bakazahura n'Imana bakemera. Icyo gihe rero yahise ambwira ati ikindi cya kabiri mbonye nyuma yo gukora ubukwe uba pastori uba umushumba, nibyo nakubwiraga nuko utabyumvaga. Noneho ntekereza ko data umbyara bafite urusengero basengeragamo, ndetse ari n'umukuru muri iryo torero, wasangaga kenshi anayoboye kuririmbisha, kwigisha. Ariko natekereza ibintu nagiye mbona mu buzima, ibyo byose byo guterekera no kuraguza byose, nkavuga ndamutse nkijwe nanone ntabwo namera nkawe. Ako kanya niko nahise nkubita agatima ndabitekereza, avuze ko nzaba pastor, ariko nanone kuko ntabikundaga ntanabishakaga, numvaga ndamutse wenda binakunze nakizwa, ariko ibindi byo gukora umurimo w'Imana nkumva ntabwo byambagamo, kuko nabyirutse numva ngomba gucuruza, ngomba gukorera amafaranga, kuko nabitangiye ndi mutoya cyane. Noneho arangije arambwira ati nyuma y'ibyo ngibyo mbonye nanone utangira kugenda ingendo n'indege, urimo uragenda i Burayi, uragenda mu bihugu bitandukanye. Aho noneho kuko arangije arambwira ati kandi umuryango wanyu nta wigeze agenda ingendo ku buryo ava mu gihugu arimo ajye mu kindi. Nkubisaho agatima noneho numva ahuje n'ibyo nshaka, mpita mvuga ngo ngaho mbwira n'ibindi numve. Aho rero niho yakomereje, noneho atangira kumbwira ibindi bitandukanye, uburyo nzakorera Imana, uburyo nzavuga ivugabutumwa, uburyo nzaba umushumba, ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho rero ntabwo byatumye ako kanya mpera ko ngo nkizwe, ariko ayo magambo narayabanye nyagendana ku mutima, ndacuruza ndagomeza ndagerageza uko nshobojwe, ariko ayo magambo nkayibuka uko njyamye nkayatekereza. Noneho nza kugera kuri level yaho ngira ndimo ndagenda, kuko akenshi nko ku cyumweru ntabwo nakundaga gukora, kandi rimwe na rimwe akenshi nakoraga iminsi mike, iyindi yose nkayitemberamo, nkatembera mu mujyi wa Kigali. Ariko igihe mfashe igihe cyo gukora nkakora kabisa kakahava. Biza kuba ngombwa rero yuko nza guhindura imikorere, nza kugeraho nshobora gucuruza ibindi bitandukanye, harimo n'ibigendanye n'amakasete. Hari abahungu twabanaga bacuruzaga amakasete, noneho biza kuba ngombwa yuko nza kumva indirimbo imwe mu ndirimbo baririmbaga, abaririmbyi baririmbaga, numva ndayikunze, ndababaza ese uyu muntu asengera he? Bambwira ko asengera Restoration. None hari ku cyumweru biza kuba ngombwa yuko umwe ambwira ati waretse tukajya kwisengera. Nuko nyine nambara imyenda nari mfite, Big Star ipantaro nizo zari zigezweho icyo gihe, n'inkweto ziriya z'amatimba zimeze ukuntu, nuko ndambara n'imipira ibiri, uw'imbere w'umukara muremure ufite amaboko, noneho n'uwundi uciye amaboko inyuma yawo. Nambara ingofero, rinete fume, ndangije na bandana na masheneti maremare cyane na marike ku maboko, ubundi n'agaherena kamwe nari mfite ku gutwi kwa hano ibumoso. Ndangije rero ubwo ndagenda njya Restoration, nuko batangira kwigisha, barigisha, nza kugirwa umugisha. Ntabwo Masasu nari muzi, Apotre Masasu n'umubyeyi nkunda kandi nemera amavuta yiwe, nukuri ahari niyubahwe, Uwiteka Imana mugirire neza. Aza kuza kwigisha, niwe wari wahaje rero arigisha, atanga ubuhamya bw'abakaratika, uburyo babaye muri Kongo n'ibindi. Ariko noneho aze gusoza, hari ibyo ntitagaho, nge nkita ku mbyino babyinaga baririmba amakorari bahimbaza, nabihaye umwanya cyane. Ariko tugeze ku mwanya w'ijambo ry'Imana, aho rwose ndanasohoka ndagenda, hari imbere ya Kimisagara hepfo habaga hateretse ikarito ku muhanda, ndagenda ngura itabi rya SM, noneho nsomaho, maze kurisoma ndongera ngaruka mu rusengero. Nicyo kintu nshimira Imana, ntabwo yatumye ntaha, ahubwo nahise ngaruka mu rusengero. Ngarutse mu rusengero
nsanga rero ageze nyuma aho ashobora kuba yakwihanisha, ariko arimo aravuga ko Imana ikeneye abarokore bakaratika. Mbese ni nk'abanyamasengesho yavugaga bagomba guhangana n'abazimu, ariko avuze ku bigendanye n'abakaratika aho numva ninjye avuze mu bintu byose byavuzwe. Icyo cyankozeho mpita mpaguruka ndagenda nyeganyega neza, abantu bakoma amashyi baravuga bati ye baba we, barishima. Noneho bishimiraga ko nkijijwe, ngewe ngira ngo ni ukubera wenda nshobora kuba nabemeje bitewe n'imyambarire nari nambaye. Ndagomeza ndanyeganyega gake gake ndurira ndagenda njya kuri podium, nuko baradusengera. Bamaze kudusengera baratubwira ngo tugende tujye kubonana na mwarimu batwandike. Nuko baratwandika. Tumaze gusohoka tuvuye aho ngaho bamaze kutwandika, nge nahise nirukanka ndongera nsubira ku muhanda mfata kandi gatabi ka SM kamwe ndakanywa. Babarokore bose uko basohokaga mu rusengero bararira bati umusitari yarakijijwe none ndababwiye nti muhumure, urugendo buriya nzarukomeza, Imana izabimfashamo, namwe mujye mugomeza mu nsengero Imana. Ubwo cyakora ku kindi cyumweru nabwo ndongera ndahagaruka. Kubera ko igihe cyari cyegereje kubigiraga umubatizo, ndabyibuka nagize amahirwe cyane. Baravuga bati ariko abantu barimo kwiga bakomeze banabatizwe. Ubwo ku kindi cyumweru cya kabiri ho naragiye noneho nigira umubatizo, kuko ubwa mbere nariyandikishe mpita nigendera. N'ikindi cya gatatu nabwo ndagaruka ndongera nigira umubatizo. Icya kane nabwo ndongera ndigira umubatizo. Ubwo igihe cyo kubatizwa rero biba ngombwa yuko tugenda turabatizwa. Naje guhura n'ingorane nyuma yo kubatizwa. Tuvuye kubatizwa nagiye gutira imyenda yo kwambara, kubera ko imyenda yose nari mfite yari imyenda igiye itandukanye kabisa. Urumva imyenda y'abastare nabonaga ntashobora kuba najyana mu rusengero. Urumva bwari nk'ubugira nka gatatu mbona hari ibigomba kugenda bihinduka. Aho rero byaje kuba ngombwa yuko ntiri imyenda ngiye kubatizwa, nuko ndabatizwa. Noneho ku kindi cyumweru, kuko iyo nari natiye bari bayijyanye, nza gufura iyo nari ngiye mfite yose ndayifura, nicara inyuma y'inzu ndimo ndasoma ijambo ry'Imana. Sinzi abajura baturutse imyenda yose barayikukumba barayijyana. Ubwo nari ndimo ndavanga uko biri kose ndajoguramo iyo nshobora kuba nakwambara, byibuze nko ku cyumweru nongere nsubire ku rusengero. Nubwo bitari byoroshye, urumva aho ngaho ni inzira zimwe zahise zifungwa n'ibindi byose biranga. Ibyo nari ndimo ndakora byose mbona bitangiye kugenda byangwa. Noneho n'ibindi nakoraga mu bigendanye no gucuruza nabyo baranabyiba. Rero nza kubura imyenda yo kwambara gusubiraho ku cyumweru. Nibuka ko hari umuhungu twabanaga twari tuziranye, ndamwibuka. Imana ahari Imana ijye imuha umugisha, antiza ikabutura n'umupira. Umupira wari ucitseho gatoya, ariko ndabyambara ndemera ndagenda njya gusenga. Nicara inyuma kugira ngo ntaza kujya hagana imbere, niyegamira igikuta cy'inyuma. Urumva nari ntangiye gukunda Imana cyane, uko bagenda bacuranga bahimbaza babyina, nza kuva aho narindi nyuma nihishe. Naje gushiduka nanjye nageze ahagana imbere y'uruhimbi ndimo ndabyina. Ijwi rirambwira ngo dore aho ugeze kandi uzi ko wambaye nabi, harimo n'umupira ucitse. Nongera kubyina ikijyanye masubira inyuma, ariko ngeze inyuma ndarira amarira menshi. Imana numva ijwi riraje riranyongoreye. Nari narakomera mu bigendanye n'agakiza cyane, ariko ijwi nararyumvishe rirambwira ngo Imana izanyambika, rirambwira ngo nzakwambika humura, nzakwambika. Ndongera ndahaguruka noneho nsubira inyuma, nsubira imbere, ndongera ndabyina nk'abandi. Nyuma rero naje gukomeza ingesho, ntangira kujya ngenda nsenga. Abandi banyamasengesho baranyegera baramfasha mu byumba by'amasengesho, batangira kugenda banshyigikira. Nukuri nkorera Imana n'abanye n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye ku Kimisagara, baramfasha ndazamuka neza rwose, ntangira ivuga butumwa. Imana ingirira neza. Aho rero nari mu butayu bukomeye noneho, kuko bitari byoroshye naho kuba. Noneho nari ntangiye urundi rugamba rwo kuboraho kuba. Burya ibintu byose uciyemo bikugerageza biba bifite ikibiherekeje. Niyo mpamvu natangije rya jambo rivuga ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzaba meze nk'izahabu. Nawe nkubwira ngo izo urimo nizimara kukugerageza uzazivamo umeze nk'izahabu. Aho rero byabaye ngombwa mu izo nzira z'ibigeragezo mburaho kuba. Niho abana twabanaga baranyirukana, ndagenda ntangira
kujya ndara mu mashyamba, ntangira imyenda nayo iracika, iyo nari mfite yindi nayo irarangira. Bumwe mu bantu babuzeho kuba nkajya ngendana utwenda nari mfite mu kantu kameze nk'agakapu. Nibuka ko igihe kimwe najyaga ngenda nkafurira kuri Yanza, hariya bacururizaga amatungo, uzamutseho gato niho twafuriraga imyenda, nkayanika mu migano, noneho yamara kuma nkayishyira mu gakapu, agakapu nkakagendana. Amashyamba yo mu Kigali aranze, nahakoze ubutayu igihe kinini, yaba ninjoro ku manywa, byo ntibyabaga byoroshye. Rimwe na rimwe hakabaho igihe nanone mbura amafaranga y'isabune yo kugira ngo mbe nafura, narangiza nkafata twa twenda nkongera nkagenda nkaba nasura umuntu ntuwe nzi, nahagera nkamutira isabune ndetse n'ibasi, narangiza nkafura tukuma nkongera nkigendera. Ubwo buzima mbubamo. Mbonye ibihe binaniye kandi numva ntashobora kongera kuba nasubira mu byaha ngo nkura amafuti nkayo nagiye mbamo, nigira inama yo kuvuga ngo reka ngende nsubira iwacu. Ariko mu rugo bamaze kumenya ko nakijijwe, ntabwo bigeze bankunda. Mbere ntarakizwa nibuka ko nigeze njyayo, ngo ngeze hafi n'ishyamba ryaho twari dutuye, mfata urumogi ndarunywa, numvaga bagomba kumpa icyubahiro kabisa, kuko nahageraga bose bakanyegitana bakiruka, abandi bakandeba nabi. Nabango reka nzataye nanyweye urumogi noneho nserere nabo. Noneho umunsi umwe ndabikora, ndagenda ngezeyo, ntangira kugenda mbaha amacyensi. Noneho ngeze kuri papa ati rimenya ndampinka, barirukanse birinda bigera nka saa 9 nta numwe ndabona wo kuba twanaganira. Ari mama arigendera n'abandi bose barigendera. Ikintu cyaje kuntangaza nuko maze gukizwa nasubiyeyo, ngira ngo mbaho ubuhamya mbereke ko nakijijwe, ahubwo noneho barushaho kundakarira cyane, mpura n'ingorane noneho zo kwangwa cyane akenshi na kenshi. Ariko hari ikibazo cyari cyarabaye, cyari kiriho, mama yaje kukinsobanurira nyuma. Hari kera ngo yigeze ajya kuraguza, umupfumu aza kumuganiza, aramuragurira, aramubwira ngo mu bana bose ufite harimo umuhungu uzakorera izindi mana, ndimo ndamubona azakorera izindi mana, ngo niko uwo mupfumu yabwiye mama. Araribika, azakorera izindi mana, ngo ntabwo muzagira amahirwe yo kubana nawe, azaba kure yanyu, akenshi azaba no mu bihugu bigiye bitandukanye, azagira umugisha, ariko azakorera izindi mana. Mukecuru rero iryo amaze kuribika, aho rero amaze gukizwa, niho yagendeye kuri bya bindi abapfumu bamubwiye, abona ko ntangiye gukorera babyita izindi mana, kuko kumva ngo umuntu yabaye umurokore yarakijijwe byabaye birebire cyane. Noneho ntibakongera kumbona ukundi cyangwa neza. Aho rero ngezeyo narakijijwe, nagezeyo urumva hari ibintu byagombaga guhinduka cyane, naho babikaga ibikoresho hamwe na hamwe nari ngiye mpazi, ubwo urumva ya miti n'ibindi bitandukanye. Ubwo urumva mpageze hari agashya kabaye, harimo gusohora bimwe, harimo bimwe kubijugunya, noneho ndabakomeretsa bya bindi byo ku rwego rwo hejuru. Aho rero niho mukuru wanjye twaje kunashwana, ararakara, haranaza ashaka no kurwana, ariko yamana arimo aranyirukankana, aza kuza gusa nkaho ahinamirana, agira ikibazo cyo kutabasha kugenda. Noneho ako kanya mpitana nahava ngewe ndigarukira ngaruka i Kigali. Nyuma aza kuza guhura n'ibibazo bikomeye, ararwara umwaka wose atabasha kugenda, agenda yicaye. Rimwe nanone nza kuvuga ngo reka nsubire nongere mberera imbuto. Ngiyeyo nibwo nageragayo ndasenga, nawe mugezaho ndamusengera, kubw'amahirwe Imana iramfasha, ahita ananahaguruka, bwa burwayi burakira. Bamwe batangira kuvuga bati ariko rero nanone ni byiza, dore yaba ari Imana wenda arimo arakora, ariko habayeho na cya kibazo cya ya mabanga babwiye mukecuru wa mupfumu, yuko nzakorera izindi mana, nabwo ntibyagenda neza, ariko bamwe batangira kwemera. Aho rero niho naje kongera ngaruka i Kigali, mba mu buzima bukomeye bubi, aho kuba nanone sinari mpafite, byari bimpangayikishije. Nza kugera kuri level noneho nifuza gutaha umujyi nkawuvamo burundu, nkumva ko ngiye gutaha, noneho nta kindi ngomba gukora mu mujyi wa Kigali, ngomba kujya iwacu nkihanganira ubuzima bwaho bwose aho uva bukagera. Ndumwe mu bantu batashye inshuro 6 mbura itike ya 600 gutaha ugera iwacu aho mvuka hano hakurya ya Muhanga, ni hano za hari Kivumu. Naje kubura itike ya 600 ingezayo. Noneho nibuka ko nayasabaga umuntu akayanyemerera, ariko hari n'umuntu nari naranayabikije amafaranga yageraga hafi mu 180.
akanyemerera ati uze kuza tugira muri gare ndaza kuza kuyagwa nuko utahe niba wumva ukeneye gutaha. Nahagera nkamubura inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, ya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu. Ndumwe mu bantu batashye inshuro 6 ngaruka kubera kubura itike y'amafaranga 600. Imana rero iza kwigaragaza. Ndabyibuka umunsi umwe mpagaze yari kwa Mano nabuze uwo muntu wari kumpitike, niho narisengera gahinda numva ijwi rirambwiye ngo humura nzagutuza mu mujyi wa Kigali wubatse kandi nzahaguhera inzu, nzahaguhera umugisha, kandi aho uzifuza hose kujya uzahajya, kuko ntabwo uri umurizo, uri umutwe, nturi hasi uri hejuru. Iryo jwi ndaryumva nari mpagaze yari kwa Mano ku muhanda uzamuka ku Kimisagara. Ako kanya hanyuma umugabo arambona aransuhuza arambwira ati amakuru Innocent, ndavuga ngo ni meza. Arambwira ati ese kuri hano, ati nanjye bampamagaye mu kazi nari nsimbutse ariko sinzi aho ndakura umuyede n'akantu ngiye gukora gato ya Kiruhura. Ako kanya ahita ambwira ati ese waje tukajyana, turajyana. Ahita mpa ikirakanda hakora icyo gihe bahembaga 700. Ndabyibuka kubera inzara amafaranga 400 narayariye isaa 6. Nibuka ko nari amandazi 3 n'umutobe w'ijana, ubundi hasigara 300. Bukeye mu gitondo nza kumuhima muri Caguwa ndangura akenda kamwe, ndagenda ndagakoresha nkakuramo akajipo kitwaga Twakari kabaga gasatuye ahagana hepfo. Ndangije ngiye kukagurisha bankubita amafaranga 1200. Noneho nsubiye ndongera ndangura utundi twinshi. Ubwo nuko nagiye nongera kugenda nzamuka. Rero nyuma nanone naje guhura n'ibibazo bitewe na bya bindi byivuga butumwa no kwamburwa n'ibindi. Urumva ibyo nakoraga, ibyo nacuruzaga ntibyari byemerewe, hazagamo kuzunguza. Nabwo ndongera ninjira iy'ubutayu. Ariko reka nshimira Imana, burya haba abantu benshi, ariko hari igihe Imana inyuramo igakoresha umuntu. Buriya kenshi tujya twibwira mu gutabarwa kwacu. Ndababwiza ukuri wowe nteze amatwi, wowe unyumva, ubuzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, ubutayu waba urimo, intambara waba urimo, ingorane waba urimo, ubukene waba urimo, ndagusabiye kandi ndakwifuriza Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Umuntu Imana yaguhuza nawe yabigizemo uruhare ashobora guhindura ubuzima bwawe. Byaje kuba ngombwa rero yuko uza kumenyana n'umubyeyi umwe, si ngombwa kumvuga amazina yiwe, ariko igihe azaba yumva buno butumwa azimenya ariyizi. Nukuri Imana imuha umugisha ahari mu gihugu hanze, ari muri Canada. Imana imukingurira imiryango yose. Nukuri Imana imuha umugisha. Mubyeyi mwiza, wubahwe Uwiteka Imana akugirire neza. Tuza kuza gukubitana rero. Yagize uruhare mu guhindura amateka y'ubuzima bwanjye cyane kabisa. Nza gushiduka mbonyeho kubanza gushiduka mbonye imyambaro yo kwambara, ndetse igihe kiza kugira ndanarambagiza ankorera ubukwe kabisa. Ndumwe mu bantu bagize ubukwe bwiza, mbishimiramo Imana. Noneho aho rero niho Uwiteka Imana yakinguye imiryango, kuko nahise nanimikwa mba umushumba. Nakoze ubwarimo igihe kinini, nakoze ivuga butumwa igihe kinini, nkora ubwarimo igihe kinini. Igihe kiza kugera rero ndimikwa ku bushumba. Aho rero niho nari ntangiye irindi shuri rindi. Aho ngaho rero naragerageje, ndagomeza ndagerageza, ndarwana, mvuga ubutumwa, nkorera Imana neza. Uwiteka Imana akingura imiryango, ampa umugisha kabisa. Ntabwo kugeza ubu aka kanya ngiye urimo kuvuga ayo buno buhamya, ndavuga kubera ko hari Imana yamvanye, hari naho ingejeje. Imana ishimwe cyane. Buriya data twese gukingura imiryango mu mujyi wa Kigali, ukaba wahaba wubatse utuye, n'umugisha ukomeye cyane. Nibuka umunsi umwe maze gushaka twabaye, nagezeho mbona inzu mu mujyi wa Kigali, tubaye mu nzu zigera nko mu 8 mu mezi ahari nkangahe. Iyo ngiye nkabamo, ejo bakayigurisha nyirimo, wayiguza akaza akadukuramo, gutyo. Nibuka ko nigeze kugenda ngera ahantu hari akazu cyumba, ahari k'icyumba na saro kari ahantu ugenda za Kabuye. Ndakabona ndakitegereza, kari ku muhanda, nkavuga ariko Mana, ubu nshobora kuzagira amahirwe nanjye yo kuba nabona inzu mu mujyi wa Kigali, niyo kaba ni nakangaka. Imana yabinkoreye imirimo n'ibitangaza. Uko byaje kugenda rero, Imana yakoze ibikomeye biruta ibyo ntekereza, kuko ijambo ry'Imana ribivuga mu Efeso 3:20. Haravuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane, ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Aho rero Imana yaje kungirira neza.
uko nabitekerezaga nza kwibona nukuri mu mujyi wa Kigali Imana nanjye yarampaye impa inzu y'ibyumba 7 na salo na salamanje korodoro 3 ndetse inzu nini mbona nanjye nkavuga ngo si ibyo gusa numvaga ese umuntu ashobora kujya gufata amafaranga bangaye yayafata mu ntoki akumva bimeze gute nukuri data yakinguye imiryango arigaragara naho andemera nizo nanjye nshobora kujya gufata amafaranga ku kwezi aho rero nubuhamya nabahaga kugira ngo mwumve ko nta Imana itakura umuntu nta naho itamujyana ikingura imiryango irigaragaza naje gusubira hamwe navukiye hamwe nahuriye n'ibibazo bikomeye cyane aho ngaho noneho njyayo nanafite n'imodoka yanjye kuko Imana yarayimpaye noneho igihe nariyo niho abavyeyi batangiye kujya banyegera batumwana wacu mu muryango niwe muntu uzanye imodoka nta wigeze hatunga igare nta cyakora nagiraga mukuru wanjye yarigeze agira icyo biti gicuguti icyo biti gitogotogo ya anza kuhajya rero mfite imodoka ngira umugisha njyana noneho n'abana dumeze neza n'umudamu nukuri nambaye neza Uwiteka Imana arakinguye imiryango aho niho rero mukecuru yaje kunyengera niho yanganije ambwira impamvu intambara nahuye nazo zi mu miryango aho byari byaraturutse ari kuri wa mupfumu wari waramubwiye ya magambo ubu tuvugana rero ndashimira Imana yangiriye neza arandinda mu murimo w'Imana ndazamuka nyobora itorero ndi umwe mu bashumba mu mujyi wa Kigali nukuri Imana nabashishije gukora ibintu bikomeye mfite n'urusengero nubatse turubaka rwose runini Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza nibyo gushimirwa ibyo navuga byo ni byinshi nta Imana itakoze ntacyo bakunze ro bakizabonwa TV reka mbabwire ngo Uwiteka Imana abahe umugisha gusa reka dusengane Imana ariko mbere yo gusenga Imana ndagaruka kuri rya jambo riboneka mu Zaburi 12 n'umurongo wa 6 ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima kumukene nonaha ni kuwiteka avuga ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni ndumva naguhanurira kuko hari ijambo Imana imanuye akakanya ngo nkubwire ni bigiye kukubaho nonaha ndashira mu mahoro uwo abantu bacurira ingoni niko ijambo ry'Imana rivuze wowe uneza amatwi wowe unyumva hari ibintu bigiye kukubaho nonaha umugisha w'amafaranga wari waborutswe ugiye kongera gufungurwa kandi ibyawe byajyanywe bigiye kongera kugaruka nkubwire wowe umaze igihe kinini cyane usaba akazi ukadepoza aho kugira ngo uhamagarwe hagamagarwa abandi umaze igihe kinini cyane uri muri parking y'ubushomeri Imana igiye kugukura ahantu umaze igihe uhicaye nuko nawe ubona akazi wumve gufata amafaranga buri kwezi y'umushahara ukuntu ari byiza nkakubwira wowe uri hanze umaze igihe kinini uvuga ese nzabona ibyangombwa gute ubwene gihugu bwo kugira ngo mbe muri iki gihugu ndimo ntuje ntekanye humura Imana igiye kukuvuganira Imana igiye kukurwanirira kugirire neza igutabare nkakubwira wowe ugira imishinga myinshi itandukanye urayitangira yajya kugiramo hagati ugashiduka yongeye Yesu rero neza aho naringireje ndimo ndaguhanurira nkubwira ngo nonaha Uwiteka Imana arashyira mu mahoro uwo abantu bacurira ingoni ushobora kuba ufite intambara zitandukanye mu kazi ariko wibaza iherezo ryabyo ese bizagenda gute nonaha ngaha wowe wumva buno butumwa izere hari bigiye kuba nonaha ngaha Imana ikugirire neza igomba kuzirangiza ndetse uramaze kumenyeshwa ko ugomba kwirukanwa ikigutangaje nuko ahubwo ugiye kwicara mu kazi ukajya wibaza utese bimwe bari barambwiye babivuze babitekerejeho byagenze gute ndakubwira wa musore we nicyo gihe cyo kugira ngo wubake nicyo gihe cyo kugira ngo ushake nicyo gihe cyo kugira ngo Imana iguhuza n'umuntu wawe Imana iguhuza n'umuntu yateguye ku buzima bwawe nicyo gihe cyo kugira ngo umugisha w'amafaranga umanuke ku buzima bwawe nicyo gihe cyo kugira ngo Imana ishimwe cyane wa mukobwa we nicyo gihe wa mubyeyi we vuga utese nge nzabona umwana bigenze gute abo nigishije barashatse barabyara ndetse ngezaho none ndimo ndigisha abana babo nigishije ngewe nta kana ngira nta namba ufite amarira akomeye nka yandi ya Hana ufite amarira akomeye nka yandi ya Hana humura komera tuza
Imana yo mu ijuru irakugirira neza nawe ubyare nk'uko Hana yabyaye, aruhuka ibitutsi bya Penina. Mbibutse ko igihe cyageze Hana ntajya arizwa nuko atabyara, icyo agishyira ku ruhande, ahubwo agira aharizwa n'ibitutsi bamutukaga. Aho yaje kwegera umugabo we Elkana, aravuga ati sheri wanjye ko mbona urimo urarwazwa n'iki? Aza kumuganyira amubwira ati ibitutsi bimennye umutwe, ibintu birakomeye. Yarazi ko byibuze Elkana arirukanka akagenda akabwira abamutuka cyangwa se Penina, akavuga ati ni kuki ntikiri umugore? Ntabwo Elkana ariko yabivuze, ahubwo yaramusubije ngo ese ubundi urarizwa nuko utabyara? Ubundi sinkurutira abana 10 b'abahungu n'abakobwa? Ariko nkibaza nkavuga ngo none se ko yabamurutiraga, kuki yarenzaho agashaka umugore wa kabiri kugira ngo agire akana? Gusa ndashimira Imana ko Imana yaje gukora imirimo n'ibitangaza ku bwa Hana, arasama nawe araheka nk'abandi. Uyu rero ni wowe utahiwe, wa mudamu we, ni wowe kwakira igitangaza. Wa mugabo we, ni wowe kubona mu maso h'Imana, ni wowe kubona kugirirwa neza kw'Imana, ni wowe wo kurengerwa n'Imana. Wowe ufite imanza burano ukavuga uti ese bizagenda gute? Imana igomba kuziburana bikarangira. Wowe uvuga uti dore umuryango wanjye urimo amakimbirane, uri mu mwiryane, ibyo bigomba gukemuka bugatungana nk'uko Uwiteka Imana yakemuye ibyo umuryango mvukamo. Uko nari ndi mu ngorane mu izo ntambara zose, ubu tuvugana aka kanya ndi umwana mu rugo. Ikibaho icyo ari cyo cyose bafite, icyo ari cyo cyose baragerageza bakavuga bati nibyo umwana Imana yaduhaye, umwana wacu uwo bita Innocent. Imana ishimwe cyane. Yesu rero yakoze imirimo n'ibitangaza, impera umugisha ku bantu bagiye batandukanye. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko nta kitageze, nta kitakoze. Mvuga ngo nawe ikurwanirire, igukure mu ngorane urimo. Izo nzira urimo nizimara kukugerageza, izo nzira urimo zikuriza, ziguhangayikishije, zigutakisha, nizimara kukugerageza uzazivamo umeze nk'izahabu. Imana ishimwe. Urimo urashakishwa, urimo uragishwa inama, barimo baragutumira mu manama, barimo barakwifashisha mu makwe, bati musaza mukuru niwe watuvuganira, niwe uravuga ijambo, ugeze aho ukenerwa. Izo nzira urimo nizimara kukugerageza uzazivamo umeze nk'izahabu, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Nonaha Uwiteka Imana ashyize mu mahoro w'abantu bacuriraga ingoni. Reka tugarukiriza ahangaha tubasengera Imana. Tuzakomeza kuko ubuhamya bwo burahari, ni bwinshi bugiye butandukanye. Tuzagaruka tuganire, tubabwire n'ibindi bitandukanye Uwiteka Imana yadukoreye. Aho tugeze kabisa, tugeze aho Imana twayibonye, atari bya bindi ngo ni Imana numvanye abantu nabwiwe. Twahuye n'Imana idukura hasi idushyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusengana Imana, ariko reka tubahe nimero yacu kugira ngo uramutse ugize ikibazo cyangwa se icyo watugishaho inama cyangwa se waduhamagara ari ukugusengera nabwo byakunda. Reka tuyitambutse 0788626537 cyangwa se ikimenyetso cyo guteranya 258 Izo nizo nomero dukoresha. Uwiteka Imana bagiriye neza. Reka dusengana Imana. Mana ifite imbaraga n'ubutware, Mana ya sogokuruza Abrahamu, turagushimiye witwa Imana ugira neza, uri umutabazi, uri umutsinzi, uri umurengezi. Tugushimiye kubw'ijambo bimaze gutambuka ku bw'aka kanya. Turabizi neza ko hari benshi Mwami bararyumva, bararikurikirana, baribona Mwami, bakarigiraho umugisha. Gukora n'ukwawe rero, ngaho subiza abantu bafite ibibazo, usubize abahangayitse, usubize abari mu ntambara, usubize abari mu ngorane, usubize abababaye, usubize abafite ibibazo bitandukanye, imiryango irimo amacakubiri, irimo kutumvikana. Mwami kiranure utanga amahoro muri iyo miryango, kandi urwaye wese uzumva buno butumwa azakire, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwe wishyura amadeni, ishyura ubwoko bwawe Mwami, usubize nyiricyubahiro ubwoko bwawe. Niko dusengeye igihugu cyacu, ugomeze kugaragaza imbaraga zawe no gukora kwawe cyane, mutabazi murengezi muzima. Niko tugusabye, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Bye, shalom, shalom.